bakwita nde, bimeze bite kuri polisi? Banyita Sibomana Ramazani, naje kuri polisi kubera ko nafashwe na viyoye amasaha cyangwa se nagiye nakoze urugendo ntafite pasi. Ubundi utuye byagenze bite kugira ngo viyoye? No Nyamirambo hari umuvandimwe wanjye wambwiye ko wari ufite ikibanza mu Bugesera, nagiye umuherekeje afite umukiriya agomba kukigurisha nawe wo ukora mu minara muri ya MTN. Nubwo buryo nagiye. Ntabwo wari uzi ko se bibujijwe, nta nubwo wari ufite ubwoba ko ushobora gufatwa ukabihanirwa? Oya, ntabwo bana nifite kuko yari yambwiye ko afite ikibari kimwemerera ko twagiye nk'umukozi w'ikampani iremereye nka MTN. Nagiye nta nubwo bafite. Nta bumenyi wari ufite yuko kuba buri muntu wese nubwo yaba ari mu modoka akwiye kugira icyangombwa kimuha uburenganzira bwo kugenda? Ibyo ndabizi, ni ibisanzwe abantu barabyaka, ariko we yatubwira ko yabyatse kandi yabyakiye hamwe nk'umukozi wa MTN ushyira amapoto nane iminara hariya n'ahantu hose. Ngumvaga nta kibazo ufite, nta n'impungenge mfite nk'umuntu wari mu modoka. None wisanze mu itangazamakuru, ni irihe somo wakuyemo? N'iki irihe kosa wumva wishinja? Oya, naguye mu cyaha, nta icyaha nakoze nuko nakize ubushishozi cyangwa ntanamubajije ukuri ngo nsobanurire niba ko yatatse ibyangombwa. Nubwo burangare nagize. Bikuyemo irihe somo? N'iki ubutaha buno ubushishozi noneho nta kongera kungusha mu makosa. Ntabwo nakongera gufata urugendo ntabanje kubona icyo cyangwa kinyemera kugenda cyangwa atanyeretse n'umujyanye ko gifite cyangwa pasi. Twari abantu bane na shoferi. Yagukuye hagana hehe? Yambaga Nyamirambo, niho nari nto yambanye wanjye. Nta mpungenge z'uko wari unafite impungenge z'uko ushobora no kuhandura covid kuba mwegeranye, kandi biba bisaba ko abantu bategerana bahaha? Oya, bibe byose abo twari turi kumwe bari baripimishije. Urumva we naretse nyine ntari naripimishije kandi twari twambaye n'agapfukamunwa. Nta mpungenge zari nasi. Tubwira nko ku kiguzi cyo kubavana i Kigali bajyana mu Bugesera ko muri iki gihe ntibyoroshye. Nta kiguzi ntacyo, nta business twari turimo. Ngiye mujyanye nk'umuntu tugiye kugurisha, agiye kuvura iki kibanza ko mushyiramo uwo munara. Nta kiguzi namuhaye ngo mvuge ngo ni yamaye amafaranga njyana hara mu Bugesera. Oya. Ubu n'icyo wasaba rero polisi? No gusaba imbabazi nyine ko naguye mu cyaha, nyine ngasaba imbabazi polisi kambabarira ko ntazongera kuba muri icyo cyaha, kandi umugabo n'ubwa mu cyaha kanasaba n'imbabazi. Twibwira unatubwira uburyo wafashwe, ahantu ubundi akazi usanzwe unakora. Murakoze, nitwa Kubwimana Theophile, nkaba nubakisha iminara. Bamfashe narindi Kicukiro Gahanga, nari mfite uruhushya rwo kujya Rulindo na Gakenke. Kosa nakoze nuko nari njyanye abantu i Bugesera, ariko nabwo nari ngiye mu by'akazi. Numva ikosa naba narakoze mari ryo ko nakoresheje uruhushya bampaye nabi, nkaba nabisabira imbabazi. Byatewe n'iki? Ejo. Uruhushya rwagombaga kuva ryari kugeza ryari rwo kujya hehe na hehe? Uruhushya rwari rwo kuvana nk'uko nabivuze mbere, rwari rwo kujya Rulindo na Gakenke. Warutwaye bande n'abandi mwari muhuriye kuki? Bari abamama, hari isambu nabaguriye yo kubaka nk'umunara, niyo twari tugiye kureba. Kuri mu mama twagiyeyo bwa mbere, ambwira yuko bitakunda kubera ko abana be n'abarimu bari kwigisha. Ejo undi mugoroba arampamagara arambwira ati rero abana twakwiye kujya hari ahantu abana batarasubira ku ishuri kugira ngo utazongera kumpamagara baragiye n'ubundi ibyo wari urimo ntibikunde. Ntabwo wari uzi ko se bibujijwe wenda cyane muri iki gihe cya covid? Cyangwa se n'iki cyatumye ukora biriya kandi uzi neza ko ari amakosa? Byarabaye, ni amakosa narayakoze nyine, niyo mpamvu nyasabira imbabazi. Imodoka wari ufite yari y'akazi? Ni y'akazi. Ku kazi se mwemerewe kuba mwatwara abandi bantu cyane muri iki gihe? Oya, ntabwo tubyemeye, niyo mpamvu nanjye naryise ikosa. Hanyuma ni ubuhe n'ikiri wakuyemo, ni nk'irihe somo, niye nama wagira abandi bashoferi bashobora gukora nk'ibyo byawe bakarenga ku mabwiriza yo kwirinda iki cyorezo? Isomo nababwira ni uko dukwiye kumvira ingamba za leta, tukajya dukoresha impushya baduhaye uko bikwiye. Watubwira, wari ufite uruhushya rwo kugera Rulindo na Gakenke mu kazi, kuki warenzeho ugafata abantu wari ubavanye hano mu Kigali bajyanye mu Bugesera ukabajyana uzi ko nta n'uruhushya bafite? Nazo zari impamvu z'akazi, ariko bitewe n'aho twari tugiye gukora, kuko bari kumbwira ngo nitutagera vuba ngo biraba ari ikibazo. Ndavuga nti reka mbajyane, ninzi ko imodoka rwabatambutse. Urwabo ntabwo usanzwe ubizi ko umuntu agomba kugira urwe bwite?
nari mbizi niyo mpamvu narigise ikosa mu mbabarira ndicuza kuba narakoresheje uruhushya nahawe nabi. urakoze cyane. Murakoze. kugira ngo reka tubanze tugaragaze ibyo tumaze kubona muri iyi minsi ishize igera mu 8 ya Guma mu Rugo na Guma mu Karere. Biragaragara ko abantu mu by'ukuri hari abantu bakoresha uburyo bwashyizweho bwo gusaba no guhabwa impushya bakaba barenga ku mabwiriza. Icyo ni kimwe kigaragara. Tugiye kwerekana urugero rw'umuntu twari dufashe saa moya y'ijoro ukora muri kompanyi yitwa IHS ishinzwe iminara y'itumanaho, yari afite uruhushya ruva itariki 22 kugera itariki 27 z'uku kwezi rujya muri Gakenke na Rulindo kureba iminara, ariko nijoro yafashwe ajyanye abantu mu Bugesera. Urumva yuko yarenze mu by'ukuri yashatse gukoresha uruhushya yahawe kugira ngo akore ibindi cyangwa ajye n'ahatemerewe kujya. Ariko ikiyongereyeho ni uko yagiye agafata abantu 3, muraza kubabona, akabashyira mu modoka abantu badafite uruhushya. Turagira ngo twibutse abaturarwanda yuko iyo ugiye kujya iyo muri mu modoka muri 2 mwese mugomba kuba mufite uruhushya. Nta kuvuga ngo wowe ufite uruhushya ugiye gutwara abandi bantu, icyo gihe tubifata nk'aho watanze lift kandi ukabihanirwa. Icya kabiri turimo kubona kirimo kwiyongera, abantu benshi bahindutse abarwayi basaba impushya zo kurwara. Iyo kugenda bitoroshye, buri muntu yifuje icyo atakifuje, yifuza ko icyo atakifuje. Abantu benshi barita abarwayi bakagenda abajya gukora ibintu bitandukanye, bagacuruza, bakaba bakora n'ibindi bitandukanye. Ibyo bintu rero turagira ngo tuvuge yuko icya mbere umuntu bizagaragara yuko yasabye uruhushya ntarukoreshe icyo yenda kurukoresha, uruhushya rwe ruzahita rusibwa cyangwa se ruhagarikwa, kandi polisi imubare nanagaruka gusaba urundi ruhushya izamubona. Icyo gihe amenye yuko izabisuzumana ubwitonzi. Icya kabiri, abantu basaba impushya bakajya kuzikoresha ibyo zitagenewe, nyamuneka bamenye ko impushya zabo zihagarikwa. Icya gatatu, abantu banyura mu bigo bitandukanye, zaba muri za ministeri cyangwa mu bigo nk'uyu wo turi bubereke wanyuze muri RURA asaba uruhushya rwo kugenzura iminara, yarangiza akajya Bugesera no gutwara abantu, ntabwo byemewe. Ibyo bigo turabisaba yuko bigomba kureba ubushishozi bikabwira abantu bisabura impushya yuko nyamuneka hari ingaruka z'ako kanya kuri abo bantu, ariko noneho n'uburyo bajyaga basaba impushya yuko bitari bworohe. Icyanyuma, gahunda ihari mu gihugu ni gahunda ya Guma mu turere ku turere 19 na gahunda ya Guma mu mujyi Guma mu Rugo mu mujyi wa Kigali n'utundi turere 8. Abaturage nibayubahirize bakora ibyo basabwa kugira ngo isuzuma rikorwe, izindi ngamba zongere zifatwe. Nta mpamvu yo kurenga ku mabwiriza. Murakoze cyane. Gasaro TV.